Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online kuri telefoni, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789361626. Hose turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, bucishemo imirongo ibiri ikoze akantu kameze nk'agakubo. Kikaba kikubwiye iki imbere yawe? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D. Birabujwe kuhinjira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, kino cyapa kibonye imbere yawe, aho hantu ntabwo uba wemerewe kuhagarara, waba umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tugira amakota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Mu minsi 8. Niba bibaye ngombwa ko ibyanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, murabizi ibinyabiziga birasora, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu bara ishinganye. Ibyo bigakorwa mu minsi 8. Naho iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro, bigakorwa mu mezi 2. Ariko byaba ngombwa ko ibyanditswe bireba nyiri karita ibyo byonyine bihindurwa, ibyo bikorwa mu minsi 8. Ni ibibazo bibiri babazaho, babikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibi biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe: A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bashobora guteza ibyago abandi bagenzi. Ntabwo bavuga ngo ikinyabiziga cyangereka nongera ibintu bimeze nk'ibisanduku mu mbavu kugira ngo bijye bindinda. Oya, biba bibujijwe kubera ko byabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. N'imitako iba ibujijwe.
wifashishwe. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'ubwoko bwa kode ukeneye, mufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Online ni ku bantu bari kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha kuri telefone yawe bitagusabye kuva aho uri ngo uze udusange, kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira matara amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B utugarurumuri 2. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kiba kigomba kuba gifite amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ariko kiba kigomba kuba gifite n'utugarurumuri byibura 2. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo by'ukuri 2. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikurana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikurana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ari ku giteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikurana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kugira ngo utwaye ikinyabiziga gikurana mu muhanda ugomba kuba ufite uruhushya, ariko nubwo waba ufite uruhushya hari ibipimo butagomba kurenza, kuko iyo rukurana yawe ntabwo ibigiye kuba gari ya moshi. Nubwo ugomba kurenza ibe bipimo: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, metero 25. Nubwo ufite uruhushya rwo gutwara iyo rukurana mu nzira nyabagendwa, ntabwo ugomba kurenza metero 25 z'uburebure, kubera ko iyo rukurana yawe ntabwo igiye kuba gari ya moshi, kugira ngo itabangamira n'imigendere isanzwe ibindi binyabiziga. Iyo rukurana yawe bigomba kuba itarengeje metero 25 z'uburebure. Ndakeka ko waramutse, ndizera ko waramutse ku papuro. Tarahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanuye iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? A iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, D ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kino cyapa uri kubona turebeye kwa bino birango, ni umuhanda uri mu tuntu tw'utudundo. Hano 12 hano i Kigali mubona ko bayaha kino cyapa gihari, kubera ko uriya muhanda n'uburi kugenda muzumva hari ukuntu imodoka iri kugenda yidunda. Rero ugiye kugera ahantu hari umuhanda umeze nabi, cyangwa se ahantu umuhanda utaringaniye harimo utuntu
tw'utudundo. Ndakeka ko rero waramutse uhitamo B, umuhanda utaringaniye. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ntabwo kiba gishinze aho umuhanda utaringaniye utangirira, ahubwo uzakibona mbere kugira ngo uze kuhagera urushijeho kwitonda bitaguteza ibyago. Ndizera ko waramutse uhitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira. Kiriya cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara azote: A, umukara n'umutuku; B, umukara n'umweru; C, umweru n'umutuku; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango gikoze nka T, akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Bari batubajije amabara yabyo ni umweru n'umutuku. Ndizera ko waramutse uhitamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo buri modoka yenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenguka aba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande: A, umuyobozi; B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere; C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma; D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Nta modoka yagenda idafite umukandara wagenewe umuyobozi n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ariko umwihariko wa zino modoka ziba zishobora kugira imikandara no ku zindi ntebe z'inyuma. Ndizera ko waramutse uhitamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? A, gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza; B, gabanya umuvuduko maze ureke yikomeze; C, gerageza unyureho kugira ngo atagutinza; D, menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, gabanya umuvuduko maze ureke yikomeze. Uri kugenda mu muhanda ubonye autobus zino zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange yatangiye kuva hariya ziparika, abagenzi bari kuvamo cyangwa se bari kujyamo, yatangiye kugata yongera igaruka mu muhanda. Ugomba guhita ugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramutse uhitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa ugahora n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, wakora iki? A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidagishoboye kugenda; B, mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo; C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta; D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Itugabanya umuvuduko witegura guhagarara, akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa, harimo nka ambulance wenda agiye kuzana umurwayi cyangwa ajyanye umurwayi akeneye kwihuta. Ugabanya umuvuduko witegura guhagarara, byaba ngombwa ugahita umuhinzira agakomeza urugendo rwe. Ndizera ko uramutamo D, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka, umbwira ubwoko bwa kode ukeneye, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo, mufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari hafi ariko afite nk'akazi katamukunda ngo aze twigane mu shuri, turamwigisha yazagerwaho agakora rimwe agahita atsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 15 16 ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Biriya bigari ya moshi binini ahantu bigendera haba hari ibyuma bikoze nk'urwego, kuri y'urwego ruba rukoze nibyo bita ko ruba rubambiye. Rero ziriya nzira za gari ya moshi hari ziba zikoze nk'urwego, ari ibintu by'ibyuma bikoze nk'urwego, bavuga ko izo nzira zazo zibambiye. Ikindi kintu ugomba kumenya, kwa zino nzira za gari ya moshi zifata ubuso bunini, ku buryo birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Ariko nk'iyo gari ya moshi igiye gutambuka, kubera ko ikintu isanze mu nzira ikigonga, haba hariho amatara yakura umuriro utukura, yakazima, wahagera yakazima ari ku myatsi, ukamenya ko ugiye gutambuka, ugahagarara ikamanza igatambuka, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Turahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu kinyabiziga cyacu bakinyuzeho, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga bakidepashije, ugomba gukora iki? A, tugomba kugabanya umuvuduko. B, tugomba kongera umuvuduko. C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho bakudepashije, ugomba guhita ugabanya umuvuduko. Hari igihe bakunyuraho ukagira ngo bakwibukije ko wari uri kugenda buhoro, ugahita wongeza umuvuduko nawe, kandi umuntu uri kukunyuraho aba yamaze kujya mwarura ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bibasanga, bikaba byabateza ibyago by'impanuka. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kugabanya umuvuduko mu gihe ikinyabiziga cyanyu bakidepashije. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha he? A, mu biro bya leta. B, mu biro bya polisi. C, igihe utwaye ikinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umurongo uciye mu duce umenyesha hegera umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata twibara ryera.
utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B, ahegera umurongo ukomeje. C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. A, igice cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Byaba byari ibisate bine bikaba bigiye kuba bitatu, byaba ari bitatu bikaba bigiye kuba bibiri, byaba ari bibiri bikaba bigiye kuba kimwe. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Hariya herekanwa n'ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda A, biteganye. B, ku murongo umwe. C, A na B nibyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahantu ho kugendera mu muhanda hari feruje, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye. Oya, biba byagenda biteganye, kimwe gihagarara iburyo ikindi ibumoso. Mu gihe mubibona nk'ani i Kigali ubona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko rero kimwe cyaparika nk'iburyo ikindi ibumoso biri kujya mu cyerekezo kimwe, bikaba birateganye. None mu kibazo batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye, kandi bishobora kuhagenda biteganye. Niyo mpamvu A tutayihisemo. Ku murongo umwe, kimwe kigaparika imbere ikindi nyuma yacyo, ikindi nyuma yacyo, ikindi nyuma yacyo. Ibyo nibyo ku murongo umwe. None ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, nabyo oya, kubera ko biba bishobora ko kuko biba bishoboka ko byagenda biri ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe. None mu kibazo batubwiye ngo ntibishobora, kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. D, akazamuka gahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kiba kiri kuvuga ko ugiye kugera ahantu hacuramye. Kugira ngo rero uhagere warushaho kwitonda, bagashyiraho kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, ukaba ukibona kare kugira ngo uze kuhagera warushijeho kwitonda. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare aba yazimwa ryari? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi,
ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko Mobe, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora kandi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye ayahe matara? A, itara ndangamubyimba. B, itara ryerekana icyerekezo. C, itara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Muri make bari kutubwira ngo ikinyabiziga nticyo kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe. Niba wenda ari amatara kamena bihuya y'imbere rimwe ribaga rigomba kuba riri iburyo irindi riri ibumoso, ntarenga 2. Ariko ku matara akurikiraho kiba cyagira arenga 2. Ku yaye matara, itara ndangamubyimba, twa dutara tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga, mona ko ikinyabiziga kiba gifite twinshi dutondekanye. Itara ryerekana icyerekezo ari byo bita ibinyoteri. Ikinyabiziga kiba cyagira ibinyoteri birenze 2, ndetse n'amatara ndangaburumbarare kiba cyagira amatara arenga 2. Niyo mpamvu hano duhisemo D, ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, na B yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaza umuntu uri butambuke mbere, ino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa. Niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kitari gukora, ugeze kuri feruje kandi hari ahantu habahura imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, mugasanga biriya bimenyetso bimurika byapfuye, nta n'umukozi ubifitiye ububasha uhari, uhita ukurikiza rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Bino bimenyetso bimurika ari byo mwita ngo ni feruje, biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko hano muri Kigali ku bantu batembereye, hari igihe mubona barabishyize ibumoso cyangwa barabimanitse biri hejuru y'umuhanda. Kubera iki rero? A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza, bino bimenyetso bimurika byakagombye kuba bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bazabishyira ibumoso cyangwa bishyire hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragarira neza abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa, baba abanyamaguru baba n'abayobozi b'ibinyabiziga. Si bino bimenyetso bimurika gusa,
gusa, ahubwo ni ibyapa na bino bimenyetso biri hasi mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro, tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu aribyo mwita kuri kategori zose kode ziri kuboneka kugeza mu kwa gatandatu. Wasaba kode y'igihe ushakiye n'akarere ushaka n'itariki ushaka. Ese niyo ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita provisoire, naho turagufatira kode aho waba hose mu gihugu, turagufashe ku kwiga, tuguha imyitozo n'ugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626 tubafatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda haba mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure, wenda uri kure cyane bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri cyangwa uboneka amasaha agoranye, tukwigisha mu buryo bwa online dukoresheje telefone, cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka ko twigana turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turakwigisha turi kumwe ariko tukigana igihe gito, umunsi umwe cyangwa ibiri, wa gatatu ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ni mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626 tubigisha, mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.